kagari ndetse n'umudugudu. Ibi rero biduha umwanya mu by'ukuri wo kugira ngo tuganire, dufate umwanya ukomeye wo kurebera hamwe iterambere ry'akarere muri rusange, ariko noneho by'umwihariko tunarebe yaba ari aho tugeze ndetse n'aho twifuza kugera mu minsi iri imbere. Turagira rero umwanya wo kuvuga ku bimaze kugerwaho, ndetse hejuru yabyo turebe n'ibyo duteganya hano imbere. Ngira ngo mbabwire ko hari ibyo tumaze kugeraho, hari ibyo duteganya hano imbere. Uruhare rw'abaturage turushyira imbere kugira ngo twese tugendere hamwe mu rugendo twiyemeje. Turi buze kubona rero uretse iterambere rusange ry'akarere, turi buze kugira umwanya wo kuvuga ku mihigo turi kugera ku musozo wayo, ariko tuze no kuvuga ku mihigo nanone y'umwaka utaha, tugamije kugira ngo nanone turebe aho tugeze, turebe n'uburyo turimo twitegura kwinjira mu yindi. Birumvikana turi buze gushingira n'ubundi ikiganiro kiri buze gushingira ku nkingi eshatu twese dusanzwe tumenyereye, zigaragara muri gahunda ya guverinoma y'iterambere rirambye, ariko ntabwo biri buze kubuza ko niba hari ikindi kibazo cyangwa se ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose cyaza kigatuma nacyo tukiganiraho kandi kikazamenyeshwa abaturage. Ni umwanya rero ufunguye ku itangazamakuru kugira ngo namwe mugire uruhare rwo kongera kubasha gusobanurira abaturage gahunda zimwe na zimwe leta iba yatunganyije kandi biturutse ku byifuzo by'abaturage. Ubwo natwe biraba umwanya mwiza wo kongera kugaruka ku ruhare rwanyu tubifuzaho nk'abafatanyabikorwa bakomeye mu gukangura abaturage, mu kongera kwigisha abaturage, mu kongera kugeza ubutumwa kuri izo gahunda zitandukanye kuri buri wese, yaba ari uri hano ndetse n'uri ahandi mu gihugu, hirya no hino mu gihugu cyacu. Niba mubyibuka neza rero, umwaka ushize mu by'ukuri hari byinshi twagezeho bitandukanye, dushingiye kuri za nkingi, yaba ari mu bikorwa remezo, yaba ari mu mibereho myiza y'abaturage, yaba ari mu miyoborere myiza. Ibyo ngibyo ikigamijwe gikomeye, yaba ari mu bukungu, ni gukomeza gusigasira, ni ukubyubakiraho, twubakira kuri ibyo ngibyo twagezeho, turushaho noneho gukora neza kandi vuba ibindi tuba twiyemeje. Aha rero nkongera gushimangira yuko ibyo dukora byose ni uko tubikora kubera ko hari umutekano, igihugu cyacu gitekanye. Muri uyu mwanya nkaba nanababwira yuko akarere ka Rubavu ni akarere kisanzuye ubu ngubu, ku buryo umunyarwanda wese aho yava hose yaza agakoresha amahirwe atandukanye agaragara mu karere ka Rubavu, yaba ari mu bijyanye n'ubukungu, aho dufite ibintu bikomeye bijyanye no kongera umusaruro w'ubuhinzi twiza cyane, yaba ari mu bukerarugendo, yaba ari mu bucuruzi cyane cyane bwambukiranya imipaka, tukajya mu mibereho myiza, amahirwe arimo atandukanye ubu ngubu kubera umutekano igihugu cyacu gifite. Rwose abashoramari, abafatanyabikorwa batandukanye
ni no kongera kubakangurira kuza gukorera muri Rubavu, yaba abashora imari cyangwa se yaba bakora imishinga itandukanye ifasha abaturage bacu. Ngiye rero mu by'ukuri ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye navuga tugomba kwishimira byagezweho umwaka ushize, by'umwihariko muri rwa rwego rw'ubukungu. Mwabonye yuko umujyi wa Rubavu mu by'ukuri wateye imbere, yaba ari mu bikorwa remezo by'imihanda, kuba imihanda icaniwe, ni intambwe ikomeye, ndetse hejuru y'ibyo ngibyo twageze ku kigero gishimishije cyo kongera umusaruro mu by'ubuhinzi. Intambwe twagezeho umwaka ushize mu by'ukuri irashimishije, kandi twiyemeje yuko tuyishimangira n'uyu mwaka turimo, kugira ngo mbonereho mbabwire yuko n'uyu mwaka turimo dusoza hari byinshi twagezeho. Hari byinshi twagezeho nk'uko nari maze kubivuga, mu kongera umusaruro dukoresha inyongeramusaruro, duhuza ubutaka, turushaho gufata neza ubutaka. Twageze kuri byinshi, umusaruro warazamutse w'ubuhinzi, ariko tunongera n'ubuso buhinze kandi burinzwe. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'amaterasi y'indinganire, muri uyu mwaka twagize amahirwe yo gukora hegitari zirenze 50, ubu zikaba ziteyemo ibihingwa bigiye kwera bimeze neza, umusaruro uri ku buryo umusaruro uri hejuru. Aha rero tugashima yuko iyi gahunda yo guhuza ubutaka no gukoresha inyongeramusaruro mu by'ukuri yazamuye n'ibihingwa n'ibiribwa ku isoko. Hano mu karere ka Rubavu ngira ngo mwarabibonye yuko ntabwo twigeze tugira umusaruro muke, umusaruro uri hejuru, ndetse ahubwo icyo turi gukoraho muri iyi minsi cyane ni ukurushaho gushaka amasoko y'umusaruro dufite, kandi mu buryo burambye, tuvugana n'abashobora kudufasha mu by'ukuri kubona amasoko ku buryo bworoshye. Hari ikintu gikomeye rero nanone twagezeho muri uyu mwaka turi gusoza, ni ukongera abanyarwanda bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi nk'igikorwa gikomeye gituma ubuzima bw'abaturage buhinduka. Aha ndabivuga yuko uyu ni umuhigo ukomeye twagezeho, aho ubu ngubu tugeze kuri 60% by'abaturage bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi, yaba ari uyu nguyu ukomoka ku mirongo migari, yaba n'abakoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Ubu rero tugeze kuri 60%. Mu by'ukuri ni igipimo kiri hejuru, kandi duteganya yuko tuzakomeza n'umwaka utaha kugira ngo tuzamure iki gipimo. Ngira ngo mbabwire yuko intego nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabihigiye abanyarwanda, ni uko muri 2024 abanyarwanda bose bagomba kuba baragezweho n'ingufu z'amashanyarazi n'umuriro w'amashanyarazi. Icyo intego dufite hano mu karere ka Rubavu ni uko tudategereza muri 2024, kuko dufite amahirwe yose. Mu kindi kintu gikomeye dufite hano mu karere ka Rubavu mu by'ukuri ndetse no mu gihugu hose kirahari, murabizi ko dufite urubyiruko rurangiza amashuri mu byiciro bitandukanye ruba rukeneye akazi, ariko n'abatarize nabo bakeneye akazi. Twiyemeje rero ko buri mwaka hari umubare w'imirimo ifatika igomba guhimbwa
ubu ngubu tukaba twarageze ku kigero cy'ibihumbi 980 nk'imirimo yahimbwe mu buryo butandukanye mu masoko mashya yubatswe, mu mihanda yakozwe, mu bikorwa by'abikorera ku giti cyabo byagiye bikorwa, hagiye hagaragaramo rero guhanga imirimo itandukanye. Aha akaba ari na gahunda dufatanyamo n'abafatanyabikorwa bose n'abaturage bose, yaba ari abikorera, ahangaha tubazanamo tureba abantu bashya batangiye ibintu byatanga akazi ku rubyiruko mu buryo bushya kandi mu buryo burambye. Iki rero tukaba turi kugishyiramo imbaraga kugira ngo imirimo tuyongere binyuze mu buryo butandukanye mu bikorwa bifasha abaturage. Hari ikindi rero gikomeye, twagize ikibazo nk'uko mubyibuka uyu mwaka ugitangira, nubwo kitarakemuka neza, ni ikibazo cy'amazi. Twagize ikibazo cy'amazi meza bishingiye ku biza twahuye nabyo. Ubu rero hari umubare w'abantu twagejejeho amazi, ibikorwa remezo by'amazi bagera ku 7,120. Uyu mubare ni ababaye connecte kuri iyi miyoboro isanzweho, ni ukuvuga ngo ingo nshyashya zagejejweho amazi meza. Ariko turabizi ko amazi n'ubundi ari make, niyo mpamvu ikibazo cyo kongera ingano y'amazi akoreshwa mu karere ka Rubavu nacyo twakigize icyacu. Muri uyu mwaka muri gahunda y'ibikorwa harimo kuvugurura uruganda rw'amazi rwa hano Gihira. Ngira ngo nimuza, kuko n'ibikorwa byaratangiye, nimuza kubona umwanya murahagera, ndetse no kongera kureba uburyo dusana imiyoboro y'amazi yagiye yangizwa n'ibiza mu biza twagize umwaka ushize. Aha rero dufite icyizere cy'uko umwaka utaha nk'iki gihe dushobora kuzaba twatangiye kubona amazi menshi agera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Rubavu mu rwego rwo gukemura icyo kibazo twatangiye. Ariko ni na ngombwa yuko tumenye yuko igikomeye ubu ngubu ni uko umuturage yegerezwa amazi mu rugo. Niyo mpamvu iyi gahunda yo kugira ngo abaturage bakomeze bagira amazi mu ngo nayo irashyirwamo imbaraga, n'umwaka utaha tukazareba aho tuzaba tugeze. Hari rero nanone ibintu bikomeye byagezweho dufite gukora, ni ibijyanye n'imihanda. Muri iyi mihanda turayivuga kubera ko ni ngombwa, buri mwaka tugomba kuba dufite ibikorwa remezo tugomba kugeraho, dushyiraho, bikagenda bigafasha abaturage noneho kujya mu ishoramari cyangwa se gutera imbere binyuze mu mirimo itandukanye bakora. Hari rero imihanda yatangiye, hariho umuhanda wa Serena Marine Brasserie, ubu imirimo igeze kure. Twari twanarahizeho umuhigo wo kugera mu by'ukuri kuri 12%. Ubu imirimo rwose ikaba igeze kure. Ubwo nacyo ni igikorwa bibaye ngombwa mwaza gusura. Ni umuhanda uzarangira utwaye miliyari hafi 2, ukaba waratangiye, ibikorwa bikaba byaratangiye. Umuhigo rero twari twarahizeho nawo ukaba wareshejwe. Ni umuhanda uzaba ufite ibirometero 4, ariko ni n'umuhanda n'ubundi ugomba kuzakomeza ku buryo uzahura n'umuhanda wa Pfunda Gisiza, kugira ngo tunyuze hano Brasserie, kugira ngo nibura tuzabe dufite n'ahandi umuntu ashobora kwinjirira umujyi wa Rubavu atagombye kunyura muri wa muhanda usanzwe umenyerewe. Hari ikindi gikorwa rero
gikomeye nacyo nibuka ko twafatanyije, ni igikorwa n'ubundi cyari kigamije guteza imbere ishoramari by'umwihariko mu bukerarugendo ariko n'ishoramari muri rusange. Muribuka ababyibuka twagize Rubavu Investment Forum aho twahuje abashoramari batandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye tugamije kurebera hamwe imishinga minini n'abakwifuza kuyishoramo imari. Ubu rero iki gikorwa kirangiye twageze ku rwego rwiza rwaho abantu bamenyeshejwe banandikiwe bahabwa ayo mahirwe yo kugira ngo bazane imishinga. Ubu hakaba hari imishinga minini itandukanye dufite y'abafatanyabikorwa by'umwihariko abashoramari, yaba ari iyo inyubako mu bukerarugendo ndetse no mu bindi byiciro by'imirimo bigamije nabyo bizadufasha, yaba ari kongera ishoramari, guhanga imirimo ku rubyiruko ndetse no kongera inyungu zigera ku bikorera dufite. Iyo gahunda rero irakomeje gukomeza gukangurira abashoramari batandukanye kwitabira ishoramari rya hano Rubavu dukoresha neza amahirwe ahari. Aha naho hari n'ikindi. Muribuka ko umwaka ushize uyu mwaka ujya gutangira ngo kwa 12 mu by'ukuri isoko ryambukiranya imipaka naryo ryaruzuye. Ryuzuye rero hajyaho uburyo bwo gushaka uburyo rizakoreshwa. Ubu icyo twabatangariza ni uko ubu ririmo rikora, abaturage abacuruzi batandukanye ubu baririmo, n'abatararigeramo bagomba kurigeramo vuba rigakoreshwa rifasha abaturage gucuruzanya cyangwa se ubuhahirane n'abaturanyi bacu b'igihugu cya Kongo. Ibyo rero nabyo biri mu guteza imbere ishoramari hano mu karere kacu. N'ubundi muri icyo cyiciro cyo guteza imbere ishoramari turimo dukorana na RDB ku mishinga minini itandukanye, harimo uburyo hakubakwa amahoteli manini cyane cyane hariya ku Mashyuza, aho ibikorwa gahunda yo kugira ngo hatunganywe bigeze ku rwego rwo kwishyura abahafite ubutaka. Ubwo akaba ari ahantu hazajya hoteli mu by'ukuri y'inyenyeri 5. Ubwo ni igikorwa cyatangiye n'ubundi mu gukomeza gukangurira abashoramari kuza, ariko nanone n'abaturage bafite ubutaka bahabwa ingurane kugira ngo byose bijyane abashoramari bazaboneke byose byararangiye. Aha rero tukaba tugomba gukomeza guteza imbere ishoramari. Ngiye rero wenda mpise njya mu ntuza mu mibereho myiza, ndagira ngo mbabwire yuko mu by'ukuri hari byinshi nabyo byagezweho mu rwego rwo guhindura imibereho y'abaturage. Icya mbere nababwira ni uko twabonye imbaraga nyinshi tugomba kuzishyira mu gutegura abana bato. Ni nayo mpamvu hashyizweho ingo mbonezamirire. Uyu mwaka tukaba mu mihigo dufitemo ingo mbonezamirire 6, niba nibuka neza, ngira ngo ni 5. Izo zikaba zigomba kudufasha gufata urubyiruko, ni ukuvuga ngo abana bato, kubarinda imirire mibi, ariko no kubyutsa ubwenge bwabo. Ni ukuvuga ngo kubaha iby'ibanze bituma bategurwa
kuzakura neza ariko banakora ibyiciro bitandukanye neza. Iki rero ni igikorwa gikomeye twasizemo imbaraga, ndetse n'uyu mwaka tugiye gutangira tuzagishyiramo imbaraga ku buryo tubona ibigo mbonezamikurire byinshi bifasha uru rubyiruko rwacu. Ikindi gikorwa gikomeye nacyo cyakozwe ni ukubaka amavuriro mato. Aya mavuriro mato tumenyereye ku izina rya poste de santé, ni mu rwego rwo kunoza serivisi z'ubuzima no kuzegereza abaturage. Aha rero tukaba twarubatse poste de santé 6 mu mirenge itandukanye irimo Rugerero, Cyanzarwe, Busasamana, Bugeshi na Mudende ndetse na Rubavu, mu rwego rwo kugira ngo mbere na mbere tugabanye urugendo abaturage bakoraga bajya kuri za centre de santé, ariko no kugira ngo tunoze serivisi zatangwaga tuzegereza abaturage. Iki nacyo ni igikorwa gikomeza. No mu mwaka utaha hari ibikorwa tuzaba dufitemo bigamije kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima z'ibanze. Ikindi rero gikomeye nacyo twifuzaho n'uruhare rwanyu ni igikorwa kijyanye no gukangurira abaturage kwitabira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Aho ngaho murabizi ko twagiye tugira aho tukigeza, ariko icyo twishimira nubwo nacyo tutari twagezaho twifuza ni uko ubu noneho ubwisungane mu kwivuza twageze kuri 86.2%. Mu by'ukuri ni ubwa mbere hano tugeze kuri icyo kigereranyo, ariko nta n'impamvu n'imwe mu by'ukuri tutakagombye kuba tugira 100%, ubwo ugereranyije n'uburyo akarere ka Rubavu kubatse, yaba ari mu bijyanye n'ubucuruzi, mu mirimo itandukanye, abaturage bari mu mirimo, uburyo abaturage bakora. Tukaba twifuza ko umwaka utaha tuzashyiramo imbaraga kugira ngo tugere nibura ku 100%. Bitashoboka nibura tukagera kuri 95%, ariko icyo twifuza ni uko tugera ku 100% kubera akamaro bifite. Kuko iyo umuturage udafite ubuzima, udashoboye kwivuza, ubundi aba ari ikibazo bwe, aba ari ikibazo kuri we, ku muryango we no ku gihugu. Ibyo rero ni nayo mpamvu tubasaba yuko namwe mudufasha kuri iki kibazo cya mituweli, turushaho gukangurira buri wese kuyitabira. Hari nanone nk'uko mubizi, mu kubaka igihugu gifite abaturage bafite ubushobozi, kandi mu kubaka iterambere rirambye tugomba kurishingira ku bushobozi bw'abanyagihugu, bw'abaturarwanda, bw'abanyarwanda. Ibyo rero kugira ngo twubake ubushobozi bwabo, tugomba kugira umubare uri hejuru, byanaba ngombwa twese tukaba twararize. Niyo mpamvu rero buri mwaka tuba dufite kongera umubare w'ibyumba by'amashuri, gusana ibishobora kuba bishaje, ndetse no kubaka ubwiherero kuri ibyo bigo by'amashuri. Muri uyu mwaka rero turi gusoza, twari dufite umuhigo wo kubaka ibyumba by'amashuri 55, ndetse no gusana ibihari bigera kuri 16, twakubaka n'ubwiherero bugera kuri 48. Ikiza gihari ibyo ngibyo twabigezeho. Ibyo bikaba ari mu rwego rwo kugabanya ibibangamira byose ireme ry'uburezi, cyane cyane tugabanya ubucucike, yaba ari mu byumba by'amashuri no ku ntebe. Ibyo rero tukabaza nabyo none tuzabikomeza, ariko nanone ibyo bikaza no kugabanya urugendo rw'abanyeshuri bakoraga. Ibyo nabyo akaba ari kimwe
gituma bwa bandi bata ishuri biyongera. Ikiza gihari nanone ni uko muri uyu mwaka twagabanyije abata ishuri, ubu tukaba turi ku kigero cya 99 n'ibice ku ijana by'abadata rwose by'abatarigeze bata ishuri. Ibyo rero ni ikintu gikomeye, ni gahunda ikomeye nayo tugomba gufatanya namwe mu gukangurira buri wese kumva icyo ategerejweho n'igihugu, tugamije kugira ngo tugire mu gihe gitoya tuzabe dufite abanyarwanda bose bize nibura, kubera ko amahirwe yo kuza kwiga arahari, kwiga kuri buri munyarwanda arahari, abakuru n'abato yewe n'abasaza ubu basigaye bajya mu ishuri. Ubwo rero icyo twifuza ni uko nta mwana noneho wavutswa uburenganzira bw'ibanze bwo kuba yakwiga, tugashyiramo imbaraga kugira ngo tugire ibyo bikorwa remezo bidufasha kubigeraho. Ariko no muri uru rwego, kubera ko tuzi ko hari abakuze bagiye bacikanwa n'intuza n'icyo gikorwa cyo kuba yakwiga akamenya gusoma, kwandika no kubara, twabishyizemo imbaraga. Muri uyu mwaka twari twarahize yuko tuzigisha gusoma, kwandika no kubara abaturage bacu bageze ku bihumbi 7,700. Abo bose rero twarabigishije 7,608 twarabigishije, ubu bazi kwandika, gusoma no kubara, bakuze. Ni igikorwa gikomeye nacyo twagezeho muri uyu mwaka turimo dusoza, kandi tunashishikariza buri wese utari wamenya kwandika, gusoma no kubara kugana amasomero ari hirya no hino, kuko ni igikorwa tudashobora guhagarika kuko tuzi icyo kibuze. Ikindi rero nk'uko ari gahunda ihoraho ifasha abaturage bari mu bukene bukabije, ni gahunda ya VUP. Hari intego twari twarihaye, hari umubare w'abagombaga gukorera muri VUP, umubare wabo rwose twawugezeho tunararenze. Ariko hari ikindi gikomeye, kuba baragombaga kujya bahemberwa igihe. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, niba agomba guhembwa mu minsi 10, byanze bikunze mu minsi 10 amafaranga akaba yamugezeho ku mirimo, ku mibyizi ye yakoze. Iki nacyo twakigezeho, twakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo abaturage bacu babona ubufasha buturutse kuri VUP bubonera igihe kandi mu buryo bukwiye. Hari ikintu gikomeye nanone, ni gahunda ya Girinka. Gahunda ya Girinka nayo ifasha abatishoboye. Twari twarahize kuzatanga inka zigera kuri 834. Izo nazo izanyuma ziri gutangwa muri iyi minsi. Uvuga ngo ziri gutangwa ubu, zari zarakerewe kubera ko twiyemeje gutanga inka zihaka. Izanyuma nkeya zisigaye zirimo zitangwa uyu munsi, n'uyu munsi hari ziratangwa, ndetse n'ejo. Uyu muhigo nawe tukawesa kubera yuko twafatanyije n'inzego zitandukanye uwo mubare ugerwaho. Iyo ni gahunda dukangurira abaturage kumva, nanone gukomeza kumva ikivuze no kwiha agaciro kugira ngo bafate neza izi nka bahabwa, cyane cyane zibabera uburyo bwo kuva muri cya cyiciro cy'abari mu bukene bajya mu cyiciro cy'abifashije, binyuze mu kuzifata neza, yaba ari kubona isoko ry'umusaruro w'umukamo tukabafasha, ariko yaba ari nanone mu gutuma imbere hazaza. Nababwiye yuko zirimo zitangwa zihaka kugira ngo igihe cyo kwitura nikigera gikorwe kugira ngo n'abandi banyarwanda bagerweho. Ngiye rero mu miyoborere myiza, mu by'ukuri mu miyoborere myiza twakozemo byinshi, bimwe nanabivuze.
mu rwego rwo kugira umunyarwanda uboneye ni ngombwa yuko tugira bya bigo mbonezamikurire nababwiye za ECD. Ni ngombwa yuko tugira umwanya wo kuganiriramo mu mugoroba w'ababyeyi, tukareba ibibazo bihari, tugafatanya kubikemura, ariko tukanareba n'uburyo dukora udushya tugamije kwihutisha iterambere ry'abaturage mu midugudu. Iki rero ni gahunda nayo ikomeye y'umugoroba w'ababyeyi. Igikomeye rero ngira ngo umwana arabyumvise ejo bundi, mu miyoborere myiza twiyemeje gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo by'abaturage. Rwose nk'uko mwanabibonye, twahariye umunsi wa gatanu umunsi w'abaturage, iterambere ryabo no gukemura ibibazo ibyo ari byo byose bahura nabyo. Hari ibibazo rero byari byaragaragaye hano mu karere ka Rubavu, ubwo inzego zitandukanye cyane cyane umuvunyi zahageraga. Ni umwaka ushize twashyizemo imbaraga zo kubikemura. Ubu ibyo twakemuye bigeze kuri 80%. Ni intambwe ikomeye kuko byabaga bigoye. Ibisigaye nabyo ibyinshi bifite umurongo bigomba gukemurirwamo, ndetse twavugaga ko nk'ibyo twumvikanye n'umuvunyi ku itariki 10 ubundi hafi ya byose bizaba byakemuwe, uretse ibyo duhuriyeho n'inzego zisaba ibindi bintu bikorwa n'izo nzego, cyane cyane ibijyanye no gutanga ingurane. Dufatanyije n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, aho hari ibitaragiye byuzuzwa bagasabwa yuko hari ibikemurwa mu rwego rwo gutanga ingurane zikenewe. Ibibazo by'abaturage rero twabisizemo imbaraga kugira ngo nk'uko mubizi byo ntibibura, ariko tugomba gufatanya n'abaturage kubikemura kugira ngo bigende neza. Hari ikindi gikomeye hejuru yo gukemura ibibazo by'abaturage, ni ikijyanye no gukangurira abaturage gukoresha inzego z'abunzi mu gukemura ibibazo byabo bitagombeye kujya mu nkiko zindi. Aha naho ni ikintu twiyemeje, nibura ibibazo bigeze ku bunzi tukabikemura, kandi bigakemura bakabitangaho umurongo, inzego z'ibanze nazo zikabikemura ku rwego rwo hejuru. Aha ngaha bikadufasha gukurikirana uburyo abayobozi cyane cyane b'utugari n'ab'imirenge barangiza imanza ziba zaraciwe, yaba ari ku rwego rw'abunzi, yaba ari no ku nkiko zisanzwe, mu rwego rwo gufasha abaturage mu kubona ubutabera, ariko bakabubona badatanze n'utwo bari bafite. Iki rero twagisizemo imbaraga, naho ku mihigo twari twariyemeje twayigezeho. Icyo dusabwa kuko ni ikintu gihoraho, n'ubundi n'umwaka utaha tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tugabanye bya bibazo bigaragara nk'aho byananiranye. Murabizi ko nanone dufite ibiro by'imirenge, tukagira n'ibiro by'utugari. Hari ibiro rero hari imirenge idafite ibiro cyangwa inyubako zo kwakiriramo abaturage. Muri uyu mwaka turimo rero twatangiye gahunda yo kugira ngo abaturage babone aho bazajya bakirirwa hanoze h'iyo mirenge. Niyo mpamvu hari kubakwa umurenge wa Kanzenze ugomba kugera kuri 20%. Ubu kandi tukaba twaragezeho, tukaba twiteguye kuzasoza abaturage bakabona aho bazajya bakirirwa muri uyu mwaka n'ibidishobokera.
ikindi navuga ahangaha hari utugari twiyemeje kugira ngo natwo tubone aho twakirira abaturage. Icyo nacyo ni ikibazo twahaye umwanya kugira ngo dufatanye n'abaturage, nibura buri kagari mu gihe cya vuba bazagende babona aho bakirira abaturage. Ibi byose rero mvuga ni bikeya ugereranyije n'ibyo dufite. Nifuje no kubinyuramo nk'uko nagiye mbabwira, ibikomeza n'umwaka utaha nagiye mbikomozaho nabyo ko tuzabikomeza, yaba ari muri za nkingi ko ari 3, inkingi ya mbere y'ubukungu, n'ubundi turakomeza. Umwaka utaha tuzakomeza dushyira imbaraga mu bikorwa remezo, yaba ari iby'imihanda, amashanyarazi ndetse n'amazi, yaba ari mu mibereho myiza. N'ubundi tuzakomeza mu kuzamura igipimo cya serivisi z'ubuzima zihabwa abaturage, twubaka za poste de santé, twongera abakozi muri za serivisi z'ubuzima, ariko tuzanaboneraho n'umwanya wo kongera kuzamura ireme ry'uburezi binyuze mu kubaka ibyumba by'amashuri, gusana ibishaje ndetse no kubaka ibishya. Ibyo biri mu mibereho myiza y'ibyo tuzakomeza rero kwigisha n'abaturage kugira icyo nakwita ubuzima bw'ibanze binyuze muri za gahunda zifasha umuturage, yaba ari VUP, yaba ari Girinka, yaba ari n'izindi gahunda nazo zigera ku muturage. Icyo rero dushyizeho imbaraga nanone mu miyoborere ni ukongera imbaraga mu kwegera umuturage. Ubuyobozi bwacu bushingiye ku muturage. N'umwaka tugiye kuzatangira kizaba kiri ku rwego rwo hejuru, ni uburyo tuzamanuka n'ubundi tukegera abaturage tugamije gukorera gahunda hamwe z'iterambere ryabo, ariko noneho no gukemura ibibazo bigaragaye. Ndabizi rero ubundi byinshi nibyo mushobora kwifuza kuvugaho. Icyo nakongera kubabwira ni ukubashimira, mvuga niba hari ibindi mufite byakwiyongera ku byo navuze, ndetse hari n'inyandiko ihari, nizere ko muyifite. Muri rusange icyo nakoze ni ukuvuga muri rusange, ariko hari ikibazo cyihariye mwakibaza, kandi cyaba ari ntacyo nabyo tukaza kunihuta tukajya kuri tere, no kugira ngo tuze kuza kubona umwanya n'abaturage mu masaa 8. Ubwo rero nabashimira, umwanya ukaba wanyu, ariko ba visi meya hari uwagira ikindi yongeraho yumva nasize, ariko numvaga ntacyo, ahubwo twajya igihe cyo gusubiza nibwo twaza kugira mu buri ruhande tukaba rwagira icyo gusubiza. Umwanya ni uwanyu rero. Ni ibituma mu by'ukuri murushaho kongera kumenyesha abaturage, ngira ngo nambonereho muri uyu mwanya nshimire n'abaturage, kuko ibi bintu byose dukora, ibi bintu byose twagezeho nibo tubikesha, nibo badufasha kubigeraho. Aha rero n'ibikorwa byose na gahunda zose tuba dufite nibo tuba tugamije, ndetse ni naho biva. Uyu nguyu rero aba ari umwanya wo kubashimira, ariko tunababwira ko n'ibibazo baba bafite n'ubundi ibisubizo nibo biturukaho. Ngiye rero kuri iki kibazo cya mbere kijyanye n'umuhanda ugomba kuva hano Majengo ukaba wagera Busasamana, ndetse ukaba wagera na Bugeshi. Mu cyerekezo cy'akarere mu by'ukuri ni umuhanda natwe twifuza, ariko hatuye abaturage benshi, haturuka n'umusaruro mwinshi cyane. Kugira ngo rero ugezwe ku isoko, ni ngombwa yuko uriya muhanda uzakorwa,
ariko kuwushyiramo kaburimbo byo ntabwo ari vuba wose, ariko icyo nabizeza ni uko uzagenda ushyirwamo kaburimbo mu bice. Nk'ubu nk'umwaka utaha dufite gahunda y'uko uzakora tukageza Buhuru, ubuzakurikiraho tuzakora n'ubundi, dushobora kuzakora tugakora bypass ivayo Rugerero. Kuri gahunda y'akarere uyu muhanda urahari, tugomba gufatanya na RTD tukareba uburyo izagenda ukorwa, ariko paka habonetsemo kaburimbo. Ni gahunda y'imyaka rero navuga atari umwaka umwe, ahubwo ni imyaka myinshi, urumva ko ari myinshi. Ariko icyo nabizeza ni uko kubera ari umuhanda uhuza nanone n'imipaka ibiri, Petite Poiru, umupaka wa Poiru, umupaka muto, ndetse n'umupaka wa Kabuhanga. Tunarifuza yuko nakorwa hejuru y'ibyo mu rwego rwo kugira ngo dutezemo imbere ubucuruzi. Ibyo rero nk'uko mwabyumvise twatangiye ubuvugizi kugira ngo tuzarebe uburyo watunganywa ukaba nyabagendwa, ukoroshya ubuhahirane n'iyo waba utarajyamo kaburimbo. Ndetse n'umwaka utaha hari ibizakorwaho kugira ngo nibiba ngombwa n'izi modoka zitwara abantu n'ibintu zibashe kujya ziwunyuramo nta mbogamizi zihari. Ku bijyanye n'amazi adafashe, abaturage badafata amazi, rimwe na rimwe agasenyera bagenzi babo, ariko agasenya n'ibikorwa remezo, ngira ngo iki kibazo kirahari. Dufite uburyo ibibazo by'amazi nakwita nka bibiri. Hari amazi aturuka kure bitewe n'uburyo umujyi wa Gisenyi uteye, hakabaho n'amazi aterwa n'ibibazo by'uko abaturage batayafata ku mazu yabo. Ubu rero muri uyu mwaka twashyizemo gahunda yo gukangurira abaturage gufata amazi aturuka ku bisenge by'amazu yabo. Ni n'umwanya mwiza wo kubasaba nk'itangazamakuru kudufasha gukora ubwo bukangurambaga, kuko nta handi igisubizo cy'ayo mazi kigomba kuva ni mu baturage. Ariko twavuze ko dushyiraho gahunda inzu ku nzu kugira ngo abantu nibura bafate ayo mazi banayabyaza umusaruro, cyane cyane ko mu mazi meza dufite nayo. Ariko hari na gahunda tugomba gutangira umwaka utaha nayo yo gukora imiyoboro y'amazi navugaga duhura nayo bitewe n'uburyo umujyi wa Rubavu uteye. Muri gahunda rero harimo gukora imiyoboro y'amazi drainage igera kuri 3 igomba kuzadufasha nanone gukemura ikibazo cy'amazi menshi agaragara hano mu mujyi wa Rubavu, tukayaha inzira kandi tukayakura mu baturage. Ngira ngo ndumva ari ibyo ngibyo byari bivuzweho. Ku gishushanyo mbonera mu by'ukuri kuri gahunda gitangira, tugomba kuba twarashoje mu kwezi kwa munani. Kwezi kwa munani kuzarangira n'ubundi cyararangiye. Habayeho gahunda yo kuganira n'abaturage hirya no hino mu midugudu, habaho gahunda yo kuganira n'ibyiciro bitandukanye. Ubu bageze kuri gahunda noneho yo kwicara bagakora bashingiye kuri bya bitekerezo by'abaturage. Ubu batangiye gutanga draft z'amakaritsiye amwe n'amwe yuko ameze n'uburyo azagenda afashwa kugira bya bindi by'ibanze. Ubu rero icyo twakwizeza abaturage, ntabwo tuzigera turenza igihe twabahaye n'ubundi kuko birimo bigenda neza. Tunifuza ko byanarangira vuba. Niba birangira bamaze kubyemeza bya byiciro bitandukanye mu nteko z'abaturage, mu byiciro bitandukanye bihagarariye abaturage, icyo gishushanyo nta nubwo tuzategereza ukwezi kwa munani kuko byarihuse kubera ko abaturage batanze ibitekerezo byabo neza.
murakoze reka twakire kimwe n'umuhanzi w'abantu byinshi n'umuntu turacyari hano murabizi neza umuntu akeneye kubona n'umuyobozi kandi umuyobozi mu gihe rusange cyangwa n'ubundi bagaruka ariko twari dufite n'izindi gahunda nawe kandi tugerageze kugira ngo niba ikibazo kimwe kimwe tuba aho abantu hanyuma tugakomeza n'izindi gahunda. n'imibare y'uburyo ikibazo cyo gusoma no kwandika ndetse no kubara gihagaze bari buze kuyikugezaho rwose mu kanya neza irahari. Uburyo bikorwa yigishwa nibura gusoma. Nawe reba umuntu uzi gusoma, reba umuntu uzi kwandika, akaba azi kwandika ikinyarwanda, akaba yazi gusoma ikinyarwanda, akaba azi no kubara, ku buryo nta muntu ushobora kumuhunjaganya, ndetse ku buryo nawe ashobora kugira uruhare mu gufasha n'abandi batabizi. Ni ngombwa rero icyo bimuzamurira, ubwo icyo tuba dukoze, impinduka ya mbere ikomeye ni uko ashobora guhura n'ubu butumwa bwanditse nawe akabusoma kandi akabusobanurira undi. Gahunda zanditse nawe akazigiramo uruhare ndetse akazisobanurira abandi. Kubara ni ukuvuga ngo icyo gihe biba byoroshye ko nawe yinjira mu bucuruzi cyangwa akora iyindi mirimo itandukanye n'abandi bakora. Ni ukuvuga ngo uburyo bikorwamo rero, hari abakorerabushake n'imiryango itandukanye dukorana, ku buryo abo bakorerabushake bahabwa ikibafasha mu rugendo. Noneho muri ubu bukorerabushake, kubera ko nabo bazi ko hari ikibazo, tugafatanya, abantu bakigishwa, bakamara igihe cyateganyijwe, inyigisho zateguwe nazo zikagatangwa, bagahabwa ndetse isuzuma, ndetse bakagahabwa na ntuza na seritifika n'impamyabushobozi. Ubu kuwa kangahe ahubwo mbaye rwose mbatumiye, ni kuwa kane, ngira ngo muzaganira nabo, mwaganira nabo bakababwira mu by'ukuri bitandukaniye uburyo bari babayeho n'uburyo ubu ngubu babayeho, ni iki cyahindutse bishingiye ku kuba baramaze kumenya kwandika, kubara no gusoma. Ubwo bitaniye he, ngira ngo nibo bakwitangira n'ubuhamya, ariko ibyo nabyo ntibinabatangaze. Ibyo birajyana muri gahunda mu by'ukuri yo kubaka ubushobozi bw'Abanyarwanda. N'ubu ngubu n'ufite imyaka 60, 70, naho ubu ngubu yajya no mu ishuri yakwiga, ngira ngo murabazi hirya no hino batanga ubuhamya, bagiye gusubira kwiga kugira ngo bamenye ubwo bumenyi bw'ibanze. Numva rero icyo ngicyo rwose buriya ni gahunda ikomeye. Twese nitumara kumenya gusoma no kwandika no kubara, ngira ngo hari ubutumwa bwinshi buzajya bunyura mu buryo bwanditse, ariko igikomeye ni nuko n'ibinyamakuru ubutumwa muba mwatanze bunyuramo. Hari ikindi, umubano na Kongo, rwose turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu mu by'ukuri, ndetse n'abaturanyi, aho umubano mwiza ugeze. Rwanda yijyayo, ariko twe buriya imbuto z'umubano mwiza abaturage bacu bazibayemo, bazirimo, ubu ahubwo barimo babyaza umusaruro mu buryo burushijeho uyu mubano mwiza. Ngira ngo kugira ngo mubibone, ni umubare w'abaturage unyura hari kuri iyi mipaka yombi, yaba ari abakongomani binjira hano mu Rwanda, yaba ari abanyarwanda bajya muri Kongo, kandi bose kiba kibajyanye ni ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ni imibanire y'abaturage kuko ni n'abavandimwe. Aha rero
twe tubibonera impinduka, tuzibonera mu kubyaza umusaruro mu buryo abaturage bacu bagenda bamera neza, mu buryo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bugenda buzamuka, mu buryo abaturage bacu batagirira ikibazo na kimwe hakurya mu baturanyi, mu buryo ubuyobozi natwe bw'ibanze tubonana, twe duturanye, mu buryo ibibazo bitandukanye bikemurwa ku mipaka. Nubwo ngo ubu ngubu ubuhahirane buri ku kigero cyo hejuru. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu ngubu n'ubundi ya mibare yambuka umunsi ku munsi ni hagati ya 50 na 60, kandi abo bantu bose ugiye kubara uburyo tubibyaza umusaruro, ushatse wagenda ugakora impuzandengo, ni ukuvuga ngo ukagereranya ukabaza uwambutse yambukanye iki, cyangwa se uwugarutse agarukanye iki. Bambukana ibintu, bambukana amafaranga, ugiye yambukana ibintu, yambukana amafaranga. Ibyo rero bizamura ubuhahirane. Ibyo ariko nanone uretse n'ibyo umuntu atabona, byongera uburyo abaturage b'akarere ka Rubavu bitabira umurimo. Muzabibona yaba ari mu buhinzi, kubera dufite isoko hano hakurya, abaturage bacu barakora bagahinga kandi bakagaburira hakurya. Iyo bijyanye mu mirimo y'amaboko, muzasanga abatekinisiye bacu yaba ari mu gice cy'ubwubatsi, amashanyarazi, hari benshi bambuka hariya. Ariko no mu kindi no mu rundi rwego nabo baraza hano, kandi ubuhahirane bukaba ku rwego rwo hejuru. Ntekereza ko rero tubibonera mu rwego rwo guhanga imirimo, icyo cyiciro kizamuka nk'uko navuze imibare, tukabibonera uburyo ubucuruzi buzamuka, tukabibonera mu buryo imisoro igenda izamuka ikomoka mu bucuruzi. Nubwo ngo ushobora kubibonera mu bintu byinshi, ariko igikomeye ni ukuganira n'ababukora cyane, no kureba noneho hariya uko abambuka baba bameze. Hari undi? hanyuma ikibazo mfite twavuze ku iterambere n'imibereho y'abaturage, kugira ngo muze kumva ku bijyanye n'ubworozi hamwe ry'abavumvu mu Rwanda. Turimo turaganira kugira ngo hashakwe ahantu habereye mu by'ukuri ubworozi. Ubwo bworozi rero nibutangira gukorwa, birumvikana muri rwa rwego rwo kuzuzanya hagati y'uturere n'utundi. Turacyafite uruganda rutunganya umusaruro ukomotse ku buvumvu aha mu karere ka Rutsiro. Icyo bivuze ni uko tuzafatikanya kugira ngo umusaruro uboneka aha ushobore kujya gutunganyirizwa hariya. Ubwo kuki buvumbu nuko twakigarukaho. Naho amakoperative, dufite amakoperative 436. Rubavu ni kamwe mu turere tuza imbere mu rwego rw'igihugu kuba gafite amakoperative menshi. Amakoperative, iyo tuvuga amakoperative turavuga afite ubuzima gatozi, tukavuga wenda nibura n'afite ibyangombwa by'agateganyo. Kuyagira ni kimwe, imicungire yayo ni ikindi. Icyo rero dukora ku rwego rw'akarere, ubu dufite abakozi ku rwego rw'imirenge bashinzwe by'umwihariko iterambere ry'amakoperative. Tukaba ahangaha tunafite n'ishami rishinzwe by'umwihariko iterambere ry'ubucuruzi ariko n'amakoperative arimo. Abo bose rero
abo bakozi bafite inshingano umunsi ku wundi gufasha mu gukurikirana, mu kujya inama kugira ngo amakoperative arusheho gucungwa neza, cyane cyane ko dutezeho umusaruro mwinshi kuko ni gahunda mu by'ukuri nziza ya leta, aho abishyize hamwe byanga bikunda bagera ku ntego. Twumva rero ni igikorwa gikomeza, ni igikorwa duhaye imbaraga cyane, cyane kuyegera ayo ngayo yamaze gushingwa no kugira ngo adashobora gusenyuka, ariko no gukomeza gushishikariza n'abandi nabo kugira ngo abagikora mu buryo butatanye cyangwa se abataragira ubuzima gatozi bashobore kugera kuri urwo rwego. Ibi rero tubikora mu bufatanye na RCA, tunashima yuko kugeza ubu ngubu ubufatanye bumeze neza. Murakoze. Mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye muri iki gihe cy'imvura, aho usanga amazi asenyera abantu, ariko bitewe n'imiturire, bitewe n'ibibazo umuyobozi w'akarere yagarutseho, ariko gusa n'imiterere y'agace. Kuri Rugerero rero dufatanyije na RTDA, hari rigore yatangiye kubakwa mu muhanda mu rwego rwo kugira ngo nibura amazi ashobore kuyoborwa ahakwiye, ariko imvura y'ejo bundi yagaragaje ko mu by'ukuri ari ntoya. Icyo rero ubu turimo dukora ku bufatanye nabo, turimo turaganira kugira ngo turebe ko mu ngengo y'imari tugiye gutangira vuba iyo rigore ishobora kwaguka, ari nako dushishikariza abaturage nk'uko tutahwemye no kubikora, gukomeza gufata amazi aturuka ku mazu, bacukura ibyobo bifata amazi, bagura ibigega. Icyiza twishimira ni uko umusozi wa Rubavu ubu ngubu ubungabunzwe, hakaba mu by'ukuri kuri kiriya gice utagihingwa. Ibyo ni amahirwe kuko bigabanya ikibazo muri rusange. Tukumva rero ni ubufatanye bwa bose duhereye ku baturage nyirizina, ariko nk'ubuyobozi natwe tukaba turi hafi kugira ngo dukomeze kubafasha no kubareberera. Numva izo gahunda nizo ziteganyijwe, kwagura iyo rigore bikarushaho kuba nini, ariko no gukomeza ubukangurambaga kugira ngo abaturage bakomeze bafate amazi aturuka ku bisenge by'amago yabo. ngira ngo birumvikana no gukomeza gutera ibiti n'ibyatsi, kuko nubwo twateye ku musozi wa Rubavu ntabwo birahaza. Icyo twifuza ni uko dukomeza tugamije mu by'ukuri kubaka neza umujyi wa Rubavu uzira ibiza, cyane bitewe n'ibyo bintu by'amazi, cyane ku byaturuka ku musozi wa Rubavu. Icyo twifuza ni uko ahantu hashobora kuzaterwa ibiti hose hagomba guterwa ibiti, yaba ari iby'imbuto, yaba ari n'iby'amashyamba asanzwe, ariko noneho n'ahandi muri rusange turifuza ko tuzamura igipimo cyo gutera ibiti kugira ngo twongere ubwiza bwa Rubavu, buba umujyi ubereye ubukerarugendo kandi ufite n'uburyo urengera ibidukikije. ngira ngo hari ikibazo ku mibare twabagaragarije, aho tugaragaza mu karere ka Rubavu ko uyu munsi dusigaranye abana 309, agatungurwa no kuba hari umurenge wonyine yabonye ufite abana barenze uwo mubare. Numva rero kuri icyo ngicyo ahubwo nagusaba kugira ngo dufashe tumenye n'uwo murenge, kuko imibare nababwiye ni imibare dusangiye ituruka ku mirenge. Iyi mirenge dufite hano, wenda mbabwiye n'umurenge ku murenge tukaza kubiteranya, imibare 309 igira aho ituruka. Mu murenge wa Bugeshi abana twari dusigaranye kugeza ejo igihe nabibabwiraga bari abana 11. Mu murenge wa Busasamana twari dusigaranye abana 12.
mu murenge wa Cyanzarwe twari dusigaranye abana 22, mu murenge wa Gisenyi ho ni n'umurenge w'umujyi birashoboka hari hasigayemo umwana umwe, mu murenge wa Kanama niho harimo abana ubona begeye hejuru 64 gikurikirana, mu murenge wa Kanzenze harimo abana 6, mu murenge wa Mudende harimo abana 5, mu murenge wa Nyakiriba harimo abana 6, mu murenge wa Nyamyumba harimo abana 65, mu murenge wa Nyundo turacyakurikirana abana 5, mu murenge wa Rubavu harimo abana 66, umurenge wa Rugerero ukaba ufite abana 46. Abo bana rero bose bibateranyije baba 309. Kuko nari nabibabwiye mwibarura twakoze twari dufite abana bageze muri 836, abakize akaba ari 527, tukaba tugikurikirana abana 309. Nkumva rero byaba binatangaje kumva ko hari umurenge waba ufite abana bangana batyo. Sinzi iyo mibare wenda ho uko yaba yabonetse, ubwo ntibishobotse wabimbwira cyangwa ukaza kunyegera tukafatanya gukurikirana, ariko iyo mibare mbabwira ni imibare ituruka aho ngaho uko mbibabwiye, niyo mibare twizeye dufite uyu munsi. Iyo yindi rero twaza kuyikurikirana, bitabujije ko bishoboka ko ushobora gusanga wenda hari n'umwana waba wibagiranye, ariko iyo tuvuze ngo mwumvise ko umurenge bigaragara ko ufite abana benshi, ari ufite abana 68, kumva rero twagira abana barenze 300 mu murenge umwe, urumva ko ni ikintu cyo gukurikiranwa ndetse kigahabwa n'imbaraga cyane. Ubwo rero aho ngaho Claude uramfasha kugira ngo tumenye aho hantu, kuko icyo ni ikibazo dukeneye kugira ngo dukurikirane muri gahunda dufite y'akarere ka Rubavu yo guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi. Ni uguhera hariya hasi muri za ngo mbonezamikurire umuyobozi w'akarere yababwiye tugomba gukomeza gukurikirana kugira ngo abana bose bitabweho, duhangana n'iki kibazo kijyanye n'imirire mibi ku bana bato, cyane ko ari akarere gafite byose. Akoze ngira ngo icyo nanakongeraho ni uko urumva twagize ababaga mu mutuku, ababaga mu muhondo, ariko ubu abo tuvuga bari mu muhondo, ni ukuvuga ngo bari mu nzira zo gukira. Kandi n'uburyo tubikurikirana, hari inzego zikurikirana muri buri mudugudu bigamije kugira ngo hatagira n'ubeshya, ariko noneho hakajyaho n'izindi gahunda twese duhuriraho zo ku haya no kubyara muri batisimu. Nk'ubu nanjye mfite uwo nkurikirana muherekeza kugira ngo ave muri icyo kibazo cyo kugwingira. Ariko ikibazo gikomeye mu by'ukuri ni abashya bagenda biyongeraho. Nkategereza ko rero n'ubundi uruhare rw'ababyeyi ruragaruka, ni nacyo tugomba gushyiramo imbaraga, ariko noneho tukababa hafi tugamije kububaka. Turabizi ko inshuro nyinshi ni ababa bigiriye gukora bakibagirwa abana babyaye. Icyo twifuza gushyiramo imbaraga rero ni ukubabwira ko bashobora kujya mu mirimo itandukanye, ariko bakanibuka n'abana, bagashyiraho uburyo cyane cyane kubajyana muri aya marerero, muri izi ngo mbonezamikurire ziri hafi aho ngaho. N'amazu ameze nka nyakatsi twavuze hejuru, twakivuze mu bibazo bimwe bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, kuko kuba dufite abaturage bakiri mu mazu ameze nka nyakatsi ni ikibazo, ariko akarere ntabwo twakirebereye gusa. Kugira ngo tubivuga twabagaragarije ko mu mibare twabaruye kuva mu kwezi kwa 11/2017 twabaze amazu agera mu bihumbi 10,700 asaga. Amazu agera mu bihumbi 10,700, uyu munsi tukaba dusigaranye amazu 1,420 mu buryo tugenda tuvugururamo. Urumva ko hari intambwe abantu bateye, kandi n'ubundi turacyakomeza kubikora. Aha ngaha rero ko tubikora mu bufatanye bw'akarere n'abaturage, birumvikana ayo mazu tuvuga ameze nka nyakatsi ni ya mazu ameze nabi. Ni nko kuvuga ngo tuba twayaburiye izina, tujya kureba ugasanga hari inzu isakaye, murabyibuka ko muri bya bice tutagira itaka, wajya kureba ugasanga nko mu mbavu mu gihimba cy'inzu harimo ibyatsi nk'aho ngaho. Ayo niyo mazu tugenda tuvuga ameze nka nyakatsi, cyangwa ugasanga ni inzu umuntu arimo usanga imeze nabi,
utavuga ngo ni inzu ukabona wabuze uko yita tukayita ko ari amazu ameze nka nyakatsi, ariko mu by'ukuri ntabwo twagereranya na za nyakatsi twari dusanzwe dufite, nuko ari ya mazu tubona ko ameze nabi. Muri ayo mazu rero nk'uko nari maze kubivuga ko akarere n'abafatanyabikorwa dufatanyije ndetse n'abaturage ubwabo dufatanya kugerageza kuvana aba baturage muri iyo mibereho mibi. Ubu hasigaye amazu agera mu 1420, ariko hagati aho ngaho nanone tukaba tubagaragariza ko no muri iyi minsi muri uku kwezi uku turimo akaba akarere kamaze gutanga amabati mu mirenge itandukanye kugira ngo dufatanye gukemura buhoro buhoro ibyo bibazo, ku buryo twizera ko umwaka utaha ibyo bibazo tuzaba twamaze kubikemura by'abaturage bari mu mazu ameze nk'ayo ngayo ya nyakatsi. Ndetse si n'icyo gusa, nk'uko twabivuzeho n'abariya badafite aho batuye nacyo turimo turahangana nacyo, ko ayo mabati yatanzwe yasaga 5,000 muri uku kwezi nayo gufasha abantu nk'abo ngabo batishoboye. Hakabaho imiganda y'abaturage, hakabaho abafatanyabikorwa badufasha ari abazamura, noneho natwe uruhare rwacu rw'akarere twaza dusakara aho bishoboka tugashyiraho na sima. No muri stoke dufite sima tuzakoresha mu mazu nk'ayo ngayo. Numva ari ikibazo kumva ko umwaka utaha kizaba kitagihari kuko twamaze kugifatira ingamba, ndetse no mu ngengo y'akarere kacu hari amafaranga tugenera icyo gikorwa yo kudufasha kugira ngo tugende tugabanya abo baturage bari mu mazu nk'ayo ngayo. murakoze. Ejo bundi turi mu nama y'Isanzwe y'Ikigali yemeje ibyo umuyobozi wa brigade ya 101 yavuze, habayemo gucamo amarenga ko mu buyobozi mu karere ka Rubavu harimo ibibazo bya ruswa. Ndabaza ikibazo umuyobozi w'akarere, umwaka ushize hafunzwe insengero 120, ariko niyo wabona urusengero rwafunze ntabwo byaremeje gutera imbere, uruzi gukora yangiza iki abaturage ntabwo basinzira. Ndongeraho kandi no mu kubaka ubu ngubu rukarakara arimo arazamura mu mujyi wa Gisenyi, kandi ubuyobozi bw'akarere bwaratangaje yuko bihagaritswe mu gihe gigiye igishushanyo mbonera. Muri ibyo bintu ubuyobozi bw'akarere ko bisa n'ibitanga isura mbi, ko bivuga ko abenshi ugerageje no gushakisha amakuru hasi bivuga ko uwubaka abaziranyeho n'ubuyobozi kugeza ku murenge abakaba ari nabo tugihagarika. Ariko nk'uko mubizi ni uguhozaho. Hari n'abo twagiye dufata mu minsi yashize basenga bifungiranye, bakifungiranamo, ariko rwa rusako rukaza umuntu akabimenya ari uko ahageze. Icyahabaye rero muri iyi minsi ni uko twiyemeje yuko insengero nanone zongera buri gihe, buri kwezi hakabaho kugenzura yuko abafungiwe batari gukora, batari buzuza bya byangombwa. Mu bari bafungiwe rero hari abujuje ibyangombwa. Abujuje ibyangombwa barakomorewe baratangira, ariko abataruzuza ibyangombwa byo muri abo ngabo nanone harimo ibyiciro bibiri. Hari abakoze bikeya bashaka kongera gutangira. Abo ubuyobozi gaho tumaze kubona ko icyo kibazo gihari, hari irindi genzura ririmo rikorwa. Ariko hari n'abagize batagize icyo babasha gukora kuko batanabishobora kubera uburyo nabo bazi ko ibyo bakora nta hantu bishingiye. Abo ngabo ni babandi bagenda bakifungirana cyangwa bakinkigirana, yaba ari nijoro cyangwa mu gatondo karekare. Ubwo icyo ni ingamba zafashweho mu rwego rwo kugira ngo twongere tunyuremo, dushyireho ubugenzuzi buhoraho bugamije kubuza yuko abantu bakomeza gukora batabifitiye uburenganzira. Nawe aho rero aho ngaho nawe nk'itangazamakuru mufite inshingano zo kudufasha gukurikirana, namwe mukaduha amakuru kuko burya muri abaturage. Iyo umuntu abangamiye ni ugutanga amakuru y'inzego zibishinzwe zikabikurikirana. Ikijyanye na ruswa rero, mu by'ukuri ruswa twiyemeje kuyirandura nk'uko mwabyumvise, twiyemeje kuyirandura. Ariko ruswa ni icyaha kibi rimwe na rimwe kigoye kurwanywa kubera ko kiba cyumvikanywe n'abantu babiri. Icyo rero turimo dukorana n'inzego zibishinzwe cyane cyane z'ubutabera, ni uko ahantu hose humvikanye amakuru ya ruswa
dushyiraho uburyo bwo kuyakurikirana. Ni nayo mpamvu namwe tubabwira uwagira amakuru nk'ayo ngayo yajya dufasha akayatugezaho tugakurikirana kugira ngo ababikurikiranwaho babikurikiranweho. Ariko mwanumvise ko nanone hari n'abo bagenda bafatwa mu bikorwa bitandukanye tugamije kugira ngo uwo muco wigeze kubaha ucike kandi burundu. Kuri ibi bijyanye rero no kubaka mu buryo butemewe, ni amakuru mugomba gutanga rwose, no mu kanya aho ngaho ni ukuza yaduhereza. Twasizeho uburyo bwo gukurikirana, ariko ibyo tutabonye natangaga nk'urugero nk'ejo hari uwumvise ko abayobozi bose bagiye mu ntuza mu nama, ejo turi mu nama, bahise bambwira ko hari uri kubaka, nyirangongo yaba yarafashwe. Ariko urumva ni ugukorera ku jisho, ni ukuvuga ngo ni uguhozaho, kandi ubugenzuzi bugahora burimo bukora, kubera yuko hari abantu mu by'ukuri baba bariyemeje guhangana cyangwa se kwica amategeko. Abo rero amategeko agomba kubageraho, yaba ari ugucibwa amande ndetse n'ibindi bihano bijyanye nabyo, cyane cyane mu myubakire. Ariko ikijyanye na ruswa yo ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe n'abaturage bose, kugira ngo duharanire yuko twubaka, tugira akarere, tugira igihugu kitarangwamo ruswa namba. Uburyo bwo kwica nta kindi bivuze, ni zero tolerance, ni ukutihanganira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kirimo uburiganya cyangwa se imikorere mibi yashingira ku itonesha cyangwa se kuri ruswa iyo ari yo yose. Ndagira ngo rero mu by'ukuri mbashimire cyane kuri uyu mwanya, n'ubundi turi kumwe. Iyi ni gahunda twiyemeje buri mezi 3 tugomba kuzajya tubonana. Mbonereho kongera gushimira abaturage mu by'ukuri mu rugendo dufatanyije rwo kwihutira mu iterambere, cyane cyane mbashimira abaturage uruhare rwabo bagira mu byo tugeraho buri mwaka. Shimira itangazamakuru uruhare rwanyu mu kwigisha, mu gukangura abaturage, mu gutanga ubutumwa butandukanye butuma gahunda z'iterambere zigera kuri buri wese. Nkabizeza ko by'umwihariko uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe mu gukorana n'itangazamakuru, tugamije kugera ku muturage, tumugezaho ibisobanuro byose yakwifuza kuri gahunda zitandukanye, ariko tunifuza ko nabo binjira mu itangazamakuru kugira ngo nabo barikoreshe, bagaragaze ibyo bamaze kugeraho, ariko bagaragaze n'ibyo bakeneye tugomba gufatanyamo, ariko turushaho gukangurira buri muturage gufatanya n'undi kugira ngo hari ikibazo gikemurwe, kandi gikemurwe n'imbaraga zacu nk'abaturage. Turabashimiye.